ikintu kimwe gusa buri wese bamurira cyane bakabye no baba bumva no iyo bambonye wenda nagiye nkanyabugo nagiye guhaha ndabyuka saa 11 za mu gitondo imodoka ziri kumena nkajya guhaha bakambona mwizo ko saa 12 za mu gitondo nimo ati ndangahe Paulo ndangahe seri ndangahe ngo yego ndiho ko gukina porona baba nacheza yana kuna bana teta no kinjira wenda nko muri bank my friend. It's like everybody's staring at me. It's like I'm like a unicorn. Like I am not. I'm like a fucking alien. I'm not a human. Uziyo Jimmy hata abantu bari kuvuga ngo dore buri kantu dusetsa ngo dore oya yabonetse gatusheri ngewe naga ari gutyo uburyo bakuvugishamo buri kantu sibyo ubwo baca hano ngati dore Isimbi ukina porona oyaye kuvuga kugine kubivuga gutyo bigenda mu muyaga nta kibazo ati usura ko gukina porona ibyo nta kibazo ahubwo ari nk'ahantu ugera ushaka service Mungu ngewe ahantu nshaka service ya leta baganza n'imirongorano da kandi nshaka service ya leta nk'umunyarwanda ariko shaho hari umwe nzakorera ibitangaza bura kagaboni bari ku recording bari recording nabihaze Ddumba man like man ukinjira muri man kujya gusaba service ya leta everybody like bari kuzana ibintu by'imiswerano ibintu by'imirongorano barakubaza ibintu by'ibintu ugakeye umunsi umwe nzawubakeshereza navugaga ibintu biri muswa nyine bwakeye yabona ruswa ntabwo ruswa bazana imirongora bara stress ariko bitubaho natwe ukicara ukababwira ibintu ukora bagusaba ibintu ugiye gusaba service ya leta oya barambwira ati ese bira bintu byo gusetsa mu bikora mutese ntago nyine baba gusana ese buriya yuye n'umuntu ufite gahunda ifite amakorosi nk'iya Yampano ubyitwara mutese ntago gikoramo amakorosi ibintu nk'ibyo baba bari kutebana ntabwo bajya gusaba ibintu barabanza banakabizo Isimbi wabonye video ya Yampano wapisha nayo nabonyeho gatoya cyane nk'amasegonda nka 20 akameze gute ntabwo nabonye action ariko nabonye nyine like ibyibanze ubitekereza hiki ntabwo nabonye action no subwo action najya comment kuri action ntawo wabonye atari kuzamuka neza atari ramini ya mari wo muri karaga mbese adacitse intege ntiyivumbure urabona yazahagara wasinze ni mwene yazashira Nyarugenge kuri mapu adacitse intege yashira Nyarugenge kuri mapu birashoboka okay bira bintu bibama amarushanwa wenda nk'abantu bo muri Afrika igikombe cy'isi nyine cy'imiswage kibaho igikombe cy'isi cy'imiswage kibaho to winning tugira ama events tukanyine natwe nyine tugatsindira ibikombe nyine nk'ukuntu utsindira igikombe wenda muri filme cyangwa n'iki wenda together the best the best actress of the year cyangwa say this and that yes nyine abafans bashobora kuba bakuvotinga ukaba watsindira wenda igihembo runaka wenda mujye mwumva abantu bita ngo ba Mia Khalifa cyangwa se abantu bita nk'abakobwa bari famous cyane muri industry ba winning abakobwa bita Kazumi
baba bazi bano bararana nabo buri joro baba bazi bano bari kuri live benshi ase nindurara nta urara ako se bamutekeza ako amafaranga abakoga bakora kugira ngo nko mvuze ku kazumi nk'amafaranga akorera ku kwezi ashaka kuba turivuze mu Banyarwanda ashaka wenda kuba yinjiza na miliyoni na 20 cyangwa 30 cyangwa ni jana ku kwezi because amafaranga arimo kandi turimo turabara mu madolari ntabwo turi kubara mu Banyarwanda. So no kuvuga ngo barayakorera cyane kandi cyane. ahubwo ngo amakuru nungutse ngo zirambuga ngo zikorera amafaranga ngo arenzayo aya shampiyona y'Ubwongereza. No, the industry ifite nuza ifite estimate wenda nk'iya billion nk'ebyiri. Tuvuge wenda irabo nyine nawe ushaka kubivuga nyine mu Cyongereza kubera TikTok n'imishyi. So ariko nyine industry nyine nkuko navuga wenda Hollywood nkuko navuga nyine wenda Hollywood cyangwa se Bollywood cyangwa se Nollywood. Yo bayita pornowood se. Oya, twavuga wenda ngo porno industry. The porn industry. Reka tuvuge kuvuga mu Cyongereza cyane. Nabo se baba Hollywood nyine abakinnyi bakameze. Nyine abakinnyi exactly. Kuko wenda abona wenda abakinnyi wenda nyine bamenyekanye cyane wenda muri Hollywood. No muri industry cyane kuko industry n'ubundi ifite nyine uruhare rurerure cyane muri Amerika kurusha muri Europe. So muri Amerika ho niho nyine kubera Icyongereza uvuga ngo ubundi iyi boro ni boro bundi cyane ikora Icyongereza kirakora nicyo gikora cyane ariko nyine n'ibindi birimi nabyo bifite kategori zabyo ariko Icyongereza cyo gikora cyane mpamvu muri Amerika nyine kandi muri Amerika ho biremewe ibintu byemewe n'amategeko n'ibiki. So amafaranga arimo kandi abantu nuvuga ngo abantu bari invest nk'uko ushaka kugenda ukagura stock nk'uko ushaka kugenda ukagura wenda stocks ukagenda wenda ukagura stock za Apple cyangwa se Amazon. Nuko ushaka kugenda ukagura stock za Pornhub cyangwa se Xvideos cyangwa se n'ibiki. Kubera ko izo ni company za appreciating cyangwa zikora amafaranga ari menshi. Nyine wowe uragenda ukagenda kuri website ukagenda wenda nko kuri Xvideos sibyo cyangwa se Pornhub ukajyaho ukabona ukareba video ukazibona nyine utishyuye nta kintu wishyuye. Ariko ni nko nyine n'undi umuntu agenda akareba ama video kuri YouTube, right? Nuvuga ngo like habariho ama ads. Nuvuga ngo niba uri kureba video y'iminota 10 sibyo kurumva kandi cyane nyine abantu bafite imishyukwe iyo minota 10 yose arayireba akayirangiza sibyo ashobora no kwireba akayirangiza na 20 ashobora kwireba akayirangiza. So nuvuga ngo wenda ama video yanjye yose mfite kuri Pornhub sibyo umuntu uri kugenda akayaba ama video yanjye kano kanya yego wenda ntago arumva ko ari kuyareba gusa ariko ndishyurwa nk'ukuntu nyine YouTube ikwishyura. Ariko nyine kuko haba harimo ama ads hagati ya video. None se ko habaho nyine platforms nyinshi zicaho nyine zira gahunda ubu uricara ukavuga ati reka na uploading hana cyangwa ari ahantu uploading bikajya hose kandi kose ndicara nakazi buri munsi uricara ukauploadinga kandi ibintu byose ndabyikorera njye uraupload urabona ukuntu abantu uploadinga kuri YouTube buri munsi ngo Isimba zino kwe website menshi atandukanye nyine uzi edit ya Isimbi akubita edit za dani afite Adobe mu rugo wese musobanira wararuha nyine ndi kubaza nyine hari platform nyinshi nk'uko ushaka kubyuka mu gitondo ukavuga ati nkoze video ndayishyira kuri TikTok ndayishyira kuri Instagram ndayishyira wenda kuri Snapchat kandi zirambuga ni nyinshi cyane nyine ugomba kubyuka ufite plan ibibora bya social media natekereza ko ari akazi koroshye n'akazi kagoye cyane especially no ngewe muri industry ngomba gupostinga buri munsi hari naho ngomba gupostinga byibuze 3 ku munsi hari ngomba kandi ibyo ni ibibora ugomba gukora buri munsi. So urabyuka mu gitondo ugomba gupostinga kuri Instagram 3 ku munsi kuri Twitter 2 ku munsi kuri andi ma website nyine y'ibiboro ariko byumva so ni
nyine ni ibintu nyine birebire kandi binasaba capacity mu buryo mu mutwe ugomba guplaninga ni business ubu biplaninga business ukabiplaninga ukabibarira ugomba kwishyura umusoro hano ugomba kwishyura umusoro ni ibintu birebire cyane ntago ari ibintu sinzi impamvu abantu batekereza ko wenda ari ibintu ushobora ni mpamvu like nk'abantu bambwira ngo nese ngo doye connection y'ibiki n'ibiki nakazi ukuntu ugenda ukajya gukora kandi kazi kose my friend nakazi kagoye karushya ariko yego nyine karimo amafaranga ukuntu nyine ibindi byose abikora kandi bakabirimo amafaranga kandi muri abanyarwanda inyo itunga abantu shumi yima none se habamo featuring ku buryo uvuga ati buri kantu yarakamejeje mw'ibi bintu uyu munsi none ndamuha collab turebe ikiri buvemo ugakora banki international bibamo wiki habamo collab nyine haba harimo nka Diamond wa ku buryo uvuga ati ninkurana na Diamond nono nzahita ntera birarembaza naho ndi kubyumva neza du habamo collab ata ushobora gukora abamo collabo ku buryo umuntu ashobora gukolaboratinga n'umusitari muremure uri hejuru agahita exactly ngubu ushobora gukorana so ushobora gukolaboratinga n'umuntu mugenzi wawe nyine muri industry ushobora wenda nkuba na collaborating wenda na Johnny Sins turavugana ngiye nko muri America dushobora gukora na collaboration so collaboration nakorana hagati yanjye na Johnny Sins video arayifata ayigurisha nanjye ndayifata nyigurisha ku bantu banje nawe ayigurisha ku bantu so turasharinga video no se ashobora kuvuga ati ndanze nago turi bukorane singu abyanga ati siganda ariko si ukumva ndakubwiye business wowe kumva business cyangwa kumva ibirongora ikibazo rero nimumva ibirongora ntabwo mumva business yedi kumva nyine umurezande yahakanya ariko ntabwo nguha urabona uri kuma makeya urabona management ntanyishyura simwishyura tugiye gukorana collaboration that's why it's called a collaboration no ni collabo nyine collabo ni collabo iyo collaborating n'umuntu niki kindi nuko ngo hano muri industry y'umuziki twebwe Bruce Melody yishyura Diamond kugira ngo bakurane pumpumpu rimwe na rimwe ntanayipostinge kugira ngo nyine akanamwirya akavuga ati ngewe naranagafashe buriya nge nzajya mbitereka kuri story nyine hariya ntabwo ushaka guhura n'uwo muntu ukakubwira ati ngiye kugira ngo dukorane video urama $3 by'idolari wicururiza biri kuvuga nabyo birashoboka kubera ko hari nk'igihe wenda mbona ngiye gukora tuvuge ngiye gukorana n'umuntu ntabona yuko wenda ntazakuramo amafaranga nta mafaranga nzakuramo pe niyo video nawe agifite nkayigurisha ku bantu banjye bashobora no kutayigura sicyo namwati nyishyura video nyine uyigireho ubuhare bwose nyine uyigireho uruhare 100% nyishyura amafaranga nshaka ibyo nabyo birashoboka cyangwa se nanjye nshaka kugira ngo video ngewe nyigire ku giti cyanjye aba ari property yanjye aba ari umutungo wanjye nanjye nshaka kwishyura umutipe nkamwishyura igiciro nshaka cye afite ari kubaza nkakimuhereza tukagera na contract video tugafiliminga iyo video ni yanjye nzayipimita imyaka ye yose yo kubaho y'ubuzima bwe bwose sinzi muri murabyumva ndi kubyumva so ibyo nabyo birashoboka nuvuga ngo hari nk'igihe ureba ukavuga ati nk'uyu muntu ugiye gukora collabo iyi video koko igiye wizagurisha kuri audience yanjye ubaye ubonye ko bitazashoboka ushobora kumbwira ati nyishyura video kandi video yitwaje gende uyigurishe ku bantu bawe ariko nyishyura amafaranga menshi nshaka ariko wibuke ko iyo video izagurishwa ubuzima bwawe bwose bwo kubaho none se muri iyo kariyeri bibaho ko hari umuntu ufite umugabo uri mariye ubu ninyakura ku kazi akaza gukora ku kazi nyine anataha mu rugo cyane rwose sinzi ukuntu mu Rwanda mwumva wenda ari ibintu by'ibitangaza ariko muri Europe ni ibintu bisanzwe muri Amerika ni ibintu bisanzwe ni akazi k'abantu n'umugore n'umugabo bana mu nzu babaye bari na mariye nibyo baba bikorera akaba ari akazi kabo umugabo akagenda agakora n'umugore akagenda bagakora ko nabigusabye ukabinyangira none wansabye iki sheri nagusabye ati ngewe uzaze umbere umugore nurangiza uzajya ugenda wikina prono zawe ntabwo byakunda
nk'abafite umugore bizwi neza yuko ndi duca mu gitondo nagufungutse mu mutwe uri umunyafurika cyane niwe w'umunyafurika cyane kubera urabizi se uzabizi ko ari umunyafurika cyane biramutse kuko bibaye bikanaba bikaba vizavi ntabwo wabishobora ntabwo bihanduringa ntabwo umunyafurika nzi ushobora guhanduringa kandi abazungu barabishobora nese abakobwa benshi ngo nabo ntabwo abagabo babo bari kuri seti bari aho ngaho bari ewa namuhereza na tissue amuhereza wipes n'ibiki ari umugabo my friend indi nikirimo yaramushatse akamwambika ngo niba ari ivara ngo niba ari ibiki ibyo birumva Caucasian especially abo muri Europe mana yesi nijuwe abazungu muri Europe ni gutyo bitereye umva ashobora no kugira umugore uzajya umuhondagura akamukandagira njyewe nk'umugabo w'umuzungu like ungurira inkweto ashaka kungura inkweto ashaka kungura inkweto z'ibihumbi 4 akangura Louis Vuitton z'ibihumbi 4 red bottom to just kumukandagira akangura wenda inkweto z'ibihumbi 3 cyangwa 4 kugira ngo just mukandagireho n'urukweto rufite shinga imeze nk'iki kirahuri nyine imutobora nyine imva ikamutobora pe nkamukandagiraho n'urukweto rurerure yaguze 5,000 nka rwambara nkamukandagiraho akanyishyura n'ayandi akakwishyura